arigendera noneho grand frère utuntu aba yashyizeho hano avuga ni udukoryo guzonye tuke tutasanzwe nyine ariko se mbwira ukuntu Primus biringaniye na Fanta Orange ibyo bintu koko Primus biringaniye ubundi Orange agomba kwita kujyaho citron amoko y'amafanta agakurikirana noneho akatajyaho byeri inyuma byeri kazi kurikiye n'icyuma none Primus na Fanta ubwo se noze Primus ziri kuri uruhande ahubwo kwe kibonye Primus aho kugira ngo ubone ko Fanta zikurikiranye gutya asaba pagani se nago yase no kubona umukobwa wambaye mini igiye gusenga reka uhita ubire kugatuka tugasubira iwanyu bitayibuka wa murongo wa Roma urabuzi se nawe umbwira oya ntawe uzawushake waranshimishije utuma njya gutereta barankubita ariko nakoze ikintu cy'abagabo wenda ukubise uwo mukobwa abasaza umukobwa papa w'umukobwa kimbona isambwira ati we bite byawe umva avuze nk'umusirikare ntajye mitaneri se ndamuganira sawa reka da ndakubwiye ngo namanuye gutya inkoni nk'ebyiri nasiriye arakubiswe ubusa reka mubwire ubuzongera gutereta cyakoze noneho umurere surprise kuva wabaho unzanira ikintu cyo kunywa ndabizi niba unyumva kibaye ngiye kukubwira gisa kuba neza amatwi kandi nyamuntu uragasinze ni inzoga se ari inzoga ariko umuntu anywa ivyo inzoga yasi basubirana ibyawe by'inywera amarura cyangwa se utawanshiremo supaguru uzi ko abana twakoranye ibintu barabibonye leta bakora uko wanshiremo supaguru kuri kanga gusomaho arapfe wenyine nangiye guhumeka nabi ari wowe unyishe nabi arikaye kumajye mu rukabyo yewe kuva kubitwa wari wakongera gutereta cyangwa uzana tushongere byo gutereta cyane bikoze rimwe nagiye mu bukwe sinakubwiye impano mfite wagiye mu bukwe kandi umbwiye ko wari wagiye gutereta umukobwa inkuru zanjye ziba zisigana inkuru zanjye hanyuma se nawe gucuruza ujyo aho ese unashimye ahimbazwe umeze uteze amarogoye se yashire n'abaturogoye umva ninjye numva ibyo guteretana sinzi ahubwo amamagaye sherimita nibuka iki wowe se niwe mbwiye n'uyu wabwiraga ugurenda ngo nkoreho oya ntacyo rahatabura ngo nohige myavuze she kandi ubwo ugiye kumwizera oya ntacyo uya shiri wawe se uyu nguyu ni mubyara wa Bobo uyu nguyu ni mubyara wa Bobo mubyara wa Bobo turabana mu rugo murabana mu rugo yego nese ko bigutangaje twanasangiye maze umve ngo turi inshuti ariko ntituribwirana cyane ahubwo azi kuganira wa muhungu uzajyana ibintu biriho nukubitwa nkanjye ubwo uzahita umenya icyo gukora ese kandi ese urumva bazamukubita kandi njye namaze kumwemerera urukundo baramwemereye murakora ubukwe ryari se mfite impano yo kurira ngewe ndiza abageni bakarira kereka iyo udafite shere bimeze bite ni sawa ameze neza cyanyabyo cyane shiri meze neza tukavugana wanyangana tukavugana cyane ngewe nanasohoke se bigenze neza urumva ko nkuzi ibintu inshuro ebyiri ndakwihanganiye mise nanasohoka ariko wagiye uzampa akazi muvandimwe shobora tebye ugaruke si ufite ikihe kibazo oya ahubwo wowe ufite ikihe kibazo urumva nkubwira atari ukuri ukuye kuri se kandi abantu badafite abakunzi bajya banywa amarura sinishimye uri guseka
kandi ubabajwe n'iki unzaniye icyo kunywa unzaniye umwenda wo kwambara ikosa wakoze ntabwo ryatuma nubwo waguze agatoya kamfashe cyane none utangiye kurakara abaturanyi bawe ariko uvuze induru rese ariko nyine biteye nyine ikosa wakoze ntabwo ikosa ryatuma nkwangana ako sinishimira none mbara no kino kibora wanzaniye n'ikiza siba kivuga ngahe byari byanza bisereye nyikubona ufite izira cupa ry'amarura nkabona ufite gift ise mugira ngo nzaniye impeta none njyanye gift mu cyumba ndayambara ngora mu mifuka basi ngo ndeye ko harimo n'impeta ndayibura natangira gutya ako kanya natangiye mbere Chérie bishimye reka mubwire akantu rigiye gukosora dukomeze twishime kurushaho hari ikibazo isimbi ibintu byanjye nawe nakubwiye turi babiri ari umusitati kuki yagiye kumubwira ko nagusabye ko tubana n'ibindi murase isimbi nabimuhisha kandi ari inshuti yanjye magara erega buri isimbi nagakiri inshuti yanjye ni nk'umuvandimwe ese niba umubwira ibintu byose n'ibyibanga noneho uzamubwira ngo twaranahuye tujya mu cyumba dukora ibi n'ibi nabyo byo bimubwira nabimubwira nyine se byaba bitwaye iki ibyaba bo bivuyeho none si byarangize niba tuje n'ufite amahoro icyo si ikibazo none dore ikintu kigiye kuba nta kindi urabona batagiye gushyingira ntuza we warya ngo nikuze ngo ni igiki ni mubyara wawe se nguko nyine byose ni kimwe ni mubyara we nikuze nyine byose ntawe nyine nta babu nta uriya nkuko ngo erega buriya uri umuntu yo musereye uretse Mutesi ikintu cyatumye akora biriya byose soko yasereye na babu na Jojo nanjye misero yanjye na babu dore iki ngiki agiye kunyitura nyine nakubwira ngo mu rugo rw'abandi hakiri karenga ibikini biki mana njye nanga kukabya kandi buri gihe ubuzana ibintu by'ibibazo gusa na rimwe wazuzana igisubizo nawe ugitekereze reba iranze iwanyu ukuntu ingana ifite nimba ari ibyumba bibiri ibyumba bibiri Stone arara mu cyumba cye nanjye nkarara mu cyumba cyanjye ndabamutese bakagira icyumba cyabo kare ibyumba bibiri na sara ni ibyumba bitatu yewe wewe wageze mu byumba byabo byose ariko iriya kariza twayubatse iki niba hagisenyeyemo se niko sitwe twayubatse wayubatse he hanze ko kwavugirije niko Hako nyuma ko gashara iwa cyose mumaje kuyubaka ntabwo umuntu yanavugurura agashyira ikindi cyumba cyangwa agashyiraho n'utundi tuntu ku ruhande ibinge mba nkubwira nuko utumva impungenge zanjye nayo ngaho tekereza none ibihangano no bingahe abagabo babiri ku bagore babiri niki se ganyumvira nk'ahantu isugiye sinire byose ganyumvira nk'ibintu usutekereza kwa maniyori hagutwaye yano kariyo bimutwaye iki ahubwo abaye ushaka kunyiyegereza ukajya uza kundeba buri kanya tukisirita nawe bikazahangira uneyina ako se bwo naguterinda ko nkukunda kubizi none ushaka kunerinda utaransa ikintu cya kabiri ngewe nawe ngo ujye kunyereka iwanyu warabyanze koko amafaranga mfite ko kujyana iwanyu byananira ko nzakora iki yego mwana oya tekereza ko nese urakomeje uragiye urakaye kasakomero iwe nzamushobora ubu wagenda ukamubwira ngo no mu butanda bitagenze kuno ese mbimubwiye yabikora hicara wowe wenda gutereta rega isimbi ni sister wanjye kandi nawe muri inshuti ubu se kuki wenda tuvuge nawe mubwiye kuki yarungiye akabikubwira nubwo we ntacyo wari umubwiye umugore nugira ibanga hari ibyo ugomba kugira ibanga se ngo byose bibwira uwo basi niba utabikunda ntabwo nzabyo urabizi ko hari amasaha ngira ne urabizi ko ugira amasaha ese mbimubwiye yambaza amasaha niwe waba uri kubikorerwa cyangwa niwe waba uri kubikora banyetereke umutwe mu bwake ntabwo basinzongera hari ibintu ndakwiye kuvuga nawe ubwo ntuzongeye kugira ikintu uzajya umubwira mubwire icyo ari we na isimbi n'ibiki namaze kumubwira mbere kumubwira sijya nyine kari bimeze neza namugishaga inama nta kindi ariko we ndavuga ibi ntabwo nzongera kubimubwira basi Tinatine. Cheers, bebe. Nshaka fanta.
Kombali? Ya. Shida gani? Ni ile. Bado. Wewe tulia. Tulia kabisa. Ningekuwa na uwezo ningekunywa pombe mawazo. Usitumie pombe bwana. Ningekunywa pombe nipunguze mawazo lakini iwezekani, unajua. Lakini nitajikaza. Jikaze kiume bwana. Nitajikaza kabisa. Hakuna mapya. Nimeongea na Queen. Akubwira yuko agiye gufata icyumweru kimwe akabitekerezaho. And then akansubiza. Akagusubiza. That's it. None se iyo mukoze icyumvirizo nawe ugakora analyse yawe usanga byibura 90% cyangwa se 100% akigufite ku mutima. Papa, Queen arankunda birenze n'ibikenewe sinzi muri gufata fresh. Ananipenda sana tena sana. Na hawezi kuniacha. Na mimi unajua kwamba ninampenda sana. Na kumwacha siwezi. So lero tunaamua kwamba icyo byadusaba icyo aricyo cyose turabinyuza mu nzira zacu, na kwa hiyo papa we abyemere nabyemere aituhusu, tutaendelea na mambo zetu. Nyama y'icyumweru cyo kubitekerezaho, akimaliza kubitekerezaho ubwo araza kumbwira yeye n'ikikurikira. Mwanangu, nakusikiliza. Bora mapenzi. Muba muzaba hehe? Sijui. Ariko popote azabatekereza ntabwo nzandinde guhakana. Ahantu hose ashaka ko tujya Burayi tunaenda, twende Tanzania tunaenda, Kenya tunaenda, Uganda tunaenda, Burundi hapo tunaenda sasa kurushaho. So rero igisabwa nuko icyo kimwe gishira nyina akamuha igisubizo nimba agiye nako nawe yanangoye deje wewe umye kwitamo igisubizo ariko none nakwa mutuku kugira nyina afasha umwanya kwitekerezaho mureka bitekerezaho amisubizo nebyo nabindi byanyu by'abaviyemo yamwigira reka ariko uhiza kubyara umukobwa buri byari kugira gute wari kumukadira nawe gutse. Sijui ntabwo nzi icyo nari gukora. Ariko burya nkuko bizi umwana w'umukobwa aragora. Malezi ya mtoto kike yanasumbuana sana najua. Rimwe na rimwe umuntu yifuza umukwe ashaka nyine. Ariko amahitamo akaba ayanyira. Saba ruwaboneza. Akoze ibintu nagerageje kureka kubera kwina. I know. Nahise ikibaba kubera urukundo. Wallahi ngambanira abataramu ya Allah takasi. Ariko umwanzuro wafashe ni wa kigabo nyine. Urimo urakora byacu babaje vile. Uzikureka ikibaba nkakigambanira kubera urukundo. Barangiza bakarunyambura gutyo kucyenyeje. Manake wewe unaogopa kufeli. Lakini usijali. Support yote kabisa niko karibu kutoa. Nitawa support iwezekanavyo. Usijali. Nashukuru. Bila shukrani. Gusa ibintu byose mukora muwe makini. Musitende kosa lolote. Kora ibintu taratibu
na mimi niko tayari kwa chochote. Usijali. Kambe medita. Ta. Muno wariye karungu sha. Ndekundorere. Ubu uturuka mu gitondo kugeza isaha. Ubaza ko bite n'ikibazo nagize. Naje gomba ni 2020 sha. Byose Buri bandi baramujyanye. Aho ndebera gutyo gusa. umugore ase n'amafaranga bihurira he? Bamuvana mu gitondo ngiye gutya. Ngiye kumusuza bisanzwe kuri butiki. Cyane no ngo hari igisori. Mu kipindi mwe nimba ari n'umugabo mutese. Bararana sha. Bararana? Cyo isore cyahe? Ntago kizi. Bararana cyaje ngo kibayo. Namubonye ngo mubyara we. Ngo ni ibyo ngibyo asinzi n'ibyo ariko se niwe bararana se gute? Wari gukundana se muri no minsi? Jewe nagiye gutya mbatunguye. Kuganira baseka bavuga ibintu byo guteretana n'ibiki ndamubwira ati tangira incisha n'ibiki nawe yarahagazaho ndavuga ati nanga byari byo mbwira ati nkingashoza intambara ndavuga ati wakwihangana nkabwana n'umugore wanjye gatoya basora bagiye hanze ariko nkabona gisa nk'ikiri kuducunga bazumye shira ndavuga ati uyu wowe ni muntu cyanga kuko byo numvaga bari kuvuga numvaga nyine nanjye ubwanjye mu mutwe b'inkorozo atangira arambeshya nyine yaje kuba mu rugo gutya na gutya ibi no miteberwa kuntu numva Mutesi yasubiye na Jojo ariko yoherezaga kari akagore ngo kashaka kurusenya nanjye mpita mbona kuntu muza babuhereje twiza guserera muri la misi igihe Mutesi yahukanaga kuri niko kuvuga ati kazane bene wabo ako nzi narakubwiye ngo nushaka gufatura mwana umushaka uko nwirangaro bazamukurongorana ari kwemera se sha ko nyine yabyangiye he wagiye gufata irembo ujya gufata ujya gutanga n'inkwano barakwangira urumva ikibazo mu minsi yashize ko nta mafaranga nari mfite ese rero n'ibintu wapfa kwishoramo gutyo gusa kandi narabwiye ngo mukocore biranga tuza rero heza bamujyane none se kutari gushaka gushira amago uragera bigende bikuse nyine ubwo bivuze ngo aracyari ku isoko muramuhanganiye ngo ari n'undi uzaza ahubwo wose umwana wapfa kwifunga umwana maze kuriya wenyine utari no kumuvana mu nzira kugira ngo nibago bazaza bakamukandurana ukajya kuguye mama kuzi ko n'umuntu kuva cyara turi inshuti nahe ngaho ngira inama nahe inama nakugira ashaka kuntu ushaka umwana ave mu nzira bitari ibyo baramukwandurana na da baramukura mu nzira ese niyo kurare bwo ntangiye akazi ntangiye gufata utuntu nyine oya ubukwe n'abantu tuzagutwerera fa ko tubona ufite igitekerezo n'Imana kandi iyo ubona nyine uri kugerageza kugira by'agatekerezo nkako gushira umwana mu mago igira ku minamo ibintu by'imigisha ubona mu Caritas imigisha mfite niyo ifite bihura shawe byaciyemo mwa nditone nshire cya divine hanze urebe none nukoza kizaza kizanye n'amasani atatu yacyo umva Imana ukuntu bigenza abagore nako baryo urabizi iguha isahani rero yawe iyo umugore n'iy'umwana izo sahani zose umugore n'umwana basangira yindimwe wowe ugasigarana yindi yawe nawe yindimwe kabinyungu niyo mpamvu kugira ngo nyine ngo ukurusha ubwo rwiza kurusha urabagufusha umugore ibiryo byiza nyine ngo kurusha imirire nanjye cyo kintu wamugani cyo kintu ndi gutekereza ariko mbibwiraho Claudine akanya urumva urumva uzagomba gutyo nanjye byo mubwira ati se urabona amaherezo na akamwe ati nimbaza ninyubaka ngo nshakishe amafaranga batereka oya uzayashaka ufite umwana mu mago nubwo bibaho ku musore ungana nkawe ibyo ni by'abasore b'i Kigali umusore ungana nkawe utarashaka sha wamugani naraga nta n'ubwitonzi wagize ko wajya turi nk'ibitama mwa yati cyo kintu nicyo ko nanjye gahunda iharawubwira baramukujyanye neza urumva se amaherezo ari ayandi bitangira baganira rata noneho bikazagira ahantu nyine bya biganiro biva mbiganira yarahimisha kwera nk'ubu yaza kuba ntwitiye amufashe neza bari ushaka gutera n'umwana wandi nda nta kumutera utakoye sha nyine rega ngiye gukwana bigushigikira ntabwo nabigushigikiramo ushaka gutera inda utakoye wowe yes amaherezo ubu se cyaba muri ya minsi Mutesi yahukanye wabwirwa n'iki kitakoze gikora kuki kuri Estasi rero umva nawe ukanatekereza nabi urimo dayimono byo gusenga uri kujya gusenga ubundi rya
Senga zeho ibyo gusenga ubizanye. Oya urumva ibintu bitangiye kujya mu mutwe. Uzi ko usigaye utekereza nabi wari ugiye. Wewe ntago wabyumva. Mwerekeza rero nimba na nanu wari ugiye. Kugeze n'ubundi ariko bunagenda gutya tugenda. Tugisuka utekereza nabi. Je haya ngiye. Nyambo. Uraho neza. Neza Ibrahim. Umeze gute? Meze neza. Nta mahoro se? Nta mahoro meze neza. Nari ngarutse kureba. Wowe umeze gute se umerewe gute? Jyewe meze neza. Nawe umeze neza? Nanjye meze neza nta kibazo. Okay. Sha nari ngarutse kukureba nje kugushimira waramfashije kugira ngo warabimenye ko nagarutse kubakira nyogokuru hano mu cyaro waramfashije rero kuba niyo yari yarabyemeye akaba yaratangiye akazi gukurikirana gahunda z'ishansiye abakozi urabizi niba byoroshye ntabwo mba hano urumva rero nje kugushimira no kureba uko umeze utwongere tuganire. Biga kunshimira ntago ari ngombwa nese ko icyambere ubwo wanjye nawe uri kumuhemba rero kuba rwose mwaba muri gukorana ko nawe bimwumvishije nuko byari inyungu zacu nta kibazo rwose pe. Nanjye ntabwo ari ukugushimira bidasanzwe shaka ube wanyemerera dusohokane tugende tuganire ngushimire ubundi nakabaye nkuzaniye impano nini mfite wenda impamvu nyivugaho ariko byaba byiza tujyanye ahantu tugasohoka tugasangira nkagushimira. Oya nta mpamvu rwose Ibrahim nta mpamvu yo kuma impano cyangwa nta n'impamvu yo kunsohokana nakubwiye ko nta mpamvu yo kumushimira ihari kubera ko umugabo wanjye nawe yaba nta nyungu abifitemo ntabwo ari kubikwemerera si kuba rero yarabyemeye akaba ari kubikora nuko abifitemo inyungu kandi zibifitiye n'inyungu urugo rwacu nta mpamvu rero yo kuza kumva ko wansohokana wanshimira nta bidasanzwe. Oya kugushimira njyewe ndumva hari ibintu bitoya bisanzwe nta birenze ntutekereze ibintu birebire nta bintu bidasanzwe just tugende dusangire then ugaruke nta kibazo nta bintu byadanjika gusa. Ndabyumva ariko ubwo niba ushaka no kunshimira byasaba ko nyine ubwo twajyana n'umugabo wanjye kandi urabizi ari mu kazi rero nta mpamvu ni amasaha y'akazi we ari mu kazi musize kuri shansiye sibyo tumva wowe ubonetse umwanya mutoya nta kibazo. Oya nta mpamvu ubitekerezaho iki wowe? Oya sha nyine urumva mba ndi hano ku rugo ndi kwita ku nshingano z'urugo nta n'umwanya nawe no kuva hano ngo ngende kandi ikindi ntekereza ko n'umugabo wanjye atabyakira neza yumvishe ngo nasohokanye n'undi muntu mu buryo bwo kunshimira kandi ibintu ari kunshimira natwe bidufitiye inyungu kandi ntabwo mba nshaka umugabo wanjye atekereza ko hari ikindi kiri hagati yanjye nawe keretse wenda niba ari wowe ufite ikibazo ariko ntekereza ko nta kibazo kirimo kandi ni ukugushimira ko nawe duhura bwa mbere mbimubwira yabanje kubyanga biragorana ariko it's okay niba bikugoye nta kibazo twareba wenda next time sibyo ariko numvaga ari wari ukoze kubitekereza ariko ntabwo byakunda nisi ko umugabo wanyu musize ku ishansiye wowe ukaba uvuye ku ishansiye ubwo ntabwo tekereza ko bashobora kukwiba cyangwa oya nta kibazo bambwiye ko ari inyangamugayo kandi niko mbibona nkurikije aho bigeze niwe uri gukurikirana ishansiye niwe uri gukurikirana inyubako amaraporo buri munsi ari nabyo numvikanye nawe ntugire ikibazo. Ntacyo noneho wari ukoze kuza wagera no ku kazi kawe ukareba uko niyo nyubako iri kugenda. Sawa urakoze cyane ubwo reka turebe ko byazakunda next time ubutaha wabonye umwanya cyangwa nawe muri kumwe nuko njyewe nashakaga just njyewe nawe kugira ngo tuganire byihariye. Sawa nta kibazo. Sawa Nyambo wakoze iri bihe byiza Imana ikurinde. Nzamukizwa n'iki kunsohokana ngo Imana nizere ko nta kibi kibikurikiye cyangwa nta yindi mipango.